Ibihe byiza nizere ko mumeze neza cyane, nizere ko mukomeje kugenda mugubwa neza. Ndagira ngo duhere kuri iyi baruwa AFC M23 imaze kubandikira Leta Zunze Ubumwe za Amerika, by'umwihariko Donald Trump, perezida wa Amerika. Ubwo tunagaruka no kuri Museveni wamaze kwijandika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Yagaragaje ko agiye gufasha byeruye M23. Ese ni ukubera iki? Ni iki gitumye Yoweri Kaguta Museveni, perezida wa Uganda, yerura ku mugaragaro agaragaza ko agiye gushyigikira M23? Ni nyuma y'uko Evariste Ndayishimiye nawe ibyo turi bugarukeho, Uburundi na Uganda ntago umubano umeze neza, byanatumye umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Muhoozi Kainerugaba, umuhungu wa Yoweri Kaguta Museveni, anatangaza. Abantu benshi babifata nka bya bindi bye, kuko n'umwe mu bantu batwika imbuga nkoranyambaga, by'umwihariko Twitter rwose cyangwa se X, kuko ajya atangaza amakuru menshi rwose. Yamaze gutangaza iyo nkuru mbabwiye, ntago ibyo tubitindaho cyane cyangwa se ntago tubitaho umwanya cyane. Ndagira ngo twiganire kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, AFC M23 ndetse na Colonel Inanga. Ibyabo bikomeje gufata indi ntera. Ku munsi w'ejo naberetse cyangwa se nabahaye akavideo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga ko AFC M23 ihawe iminsi 20 yo kuba yasheshwe ku bushake bwayo, babyanga noneho hakifashishwa ubundi buryo bushoboka bwose. Nyuma yo gutangaza ibyo bintu, M23 cyangwa se AFC M23 ireka kuba cyangwa se ntiyasubiza ibibaretse, ariko yohereje ibaruwa iteye ubwoba, icyo bita icyete mu kinyarwanda cya nyacyo rwose. Ubwo wakibaza ngo wakubiyemo ibiki? Icya mbere kirimo cyangwa se ibyo Colonel Nanga, umuyobozi wa AFC M23, agaragaza imbere, agaragaza kwirengagiza ndetse no gutesha agaciro abakongomani bari kwicwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, by'umwihariko muri Kivu y'Epfo, Kivu y'Amajyaruguru n'ahandi hagiye hatandukanye. Ubwo ibindi byagiye birimo cyangwa se ikindi kintu kirimo kinakomeye cyangwa se kinakanganye, ni ukugaragaza ko Amerika nta ruhare na rumwe cyangwa se nta n'ubushobozi na bumwe ifite bwo kurangiza AFC M23 cyangwa se no kurangiza ibibazo byo muri Congo. Banayibwiza ukuri, bayihiha icyo twakita ibisobanuro bihagije, ndetse birimo no kuyibwiza ukuri babereka ko nta bwoba Leta Zunze Ubumwe za Amerika iteye M23. nta na rimwe M23 izarekera kurwana ikiri kubona ubwicanyi ndetse umutekano muke uri muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Agaragaza ko udaterwa na M23, anagaragaza ko iyo M23 itaza kuba iri mu mujyi wa Goma cyangwa se no mu yindi mijyi igiye itandukanye, cyangwa se itaza kuba no mu Burasirazuba bwa Congo, n'ubundi byari kuba ari bibi kurusha uko biri. Anagaragaza uruhare rwayo mu kubaka igihugu, yerekana ibikorwa remezo byagiye byubakwa n'ibindi bigiye bitandukanye. Yagiye asobanurira Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igitegerejwe no kureba ngo ya minsi 20 bahawe yo kuba bisheshe nyine, bakavuga ati tubivuyemo bimeze bite. Ibyo ngibyo wenda byo ntago turamenya ngo bimeze bite, cyangwa se ibyo minsi 20 bahawe ntago bagize icyo babivugaho. Ariko umwe mu bantu bivuga ko ashobora kuba utanga amakuru menshi kuri AFC M23 bamwita perezida Evariste Ndayishimiye, nyuma y'uko bigaragaye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyo zigiye gufata ibihano n'ubundi zigendera ku makuru zahawe, kuko nta bagenzuzi Amerika yigeze yohereza muri Congo, nta bashakashatsi yigeze yohereza, ndetse nta n'abatasi bayo bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, by'umwihariko mu Burasirazuba bwa Afurika, ubwo bikaba mu Burengerazuba bw'u Rwanda. Ahubwo icyo bagenderaho ni ukureba ngo ese noneho imiryango mpuzamahanga iravuga iki, perezida wa Congo aravuga iki, Neva aravuga iki, n'abandi bagiye batandukanye, bigatuma noneho ahita afata umwanzuro usa nkaho utarimo ubushishozi. Ariko kuba ari cya gihugu n'ubundi gikomeye, cya gihugu abantu bose bubaha, bafata nk'umubyeyi w'isi, bafata nk'igihugu nyine gifite runini isi, n'ubundi imyanzuro yose bafashe abantu bakaza bumva ko ari ukuri. Ariko wajya kureba ugasanga n'ubundi ni ya myanzuro iri aho ngaho yafatiweho perezida Evariste Ndayishimiye. Bivuga ko ari we muntu ngo rwose ngo perezida Evariste Ndayishimiye niwe uraje ishinga no kuba M23 yayitangaho amakuru, yaharabika, kuko bivugwa ko mu cyumweru gishize yari yagiriye uruzinduko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uruzinduko rusanzwe rutari urw'akazi. Aza kuganira na bamwe mu bantu bakomeye cyane, harimo na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi,
ndetse anaganira na ambasaderi w'u Burundi muri leta zunze ubumwe za Amerika, na ambasaderi w'u Burundi muri leta zunze ubumwe za Amerika nawe agira byinshi amubaza binarimo amakuru menshi n'ubundi leta zunze ubumwe za Amerika igenderaho ifata ibi bihano. Ariko nagira ngo tuganire abanyarwandakazi, abakongomani, abarundi muri rusange, tuganire. Mubona mu mboni zanyu iyo murebye mubona leta zunze ubumwe za Amerika by'umwihariko perezida Donald Trump afite ubushobozi bwo kuba yahagarika cyangwa se yasoza intambara yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, kuko imyaka imaze kuba myinshi ubona ko nta gihinduka n'ubundi bikiri bya bindi. Afite ubushobozi bwo kuba yahagarika intambara cyangwa se afite ubushobozi bwo kuba yasesa AFC M23 ikava muri Congo cyangwa se ikava ku butaka bwa Congo, kuko byagiye bigeragezwa. Abantu baravuga bati n'ubundi ni bya bindi, ni amagambo ya politike, ni bya bindi umuntu aza akavuga nyine bikarangira, kuko byagiye bigaragara nko kuba yarafatiye imyanzuro FDLR, ariko n'ubundi ntibibuza ko biriho imyaka imaze kuba 30 n'indi irenga n'ubundi bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, kandi bagiye bafatirwa ibihano umunsi ku wundi. Ubona ko nyine biba ari ibintu biri aho ngaho, ubona ko ari ibintu umuntu yaza akavugaho mu buryo bumwe cyangwa se ubundi umuntu yagarukaho, ariko wajya kureba n'undi ukabona ko bya bihano, igikurikiye ibihano sinzi. Nabonye mu basesenguzi benshi, abanyapolitiki benshi n'undi bagaragaza ko ibi bihano leta zunze ubumwe ifata n'undi ni ibya nyirarureshwa, ni bya bindi byo kugira ngo leta ya Congo n'ubundi ibone ko turi kumwe turabashyigikiye, bitume n'ubundi icyo bunguka kuri leta ya Congo n'ubundi gikomeze cyinjire. Ni urugero, haravuga ko leta zunze ubumwe za Amerika ikura amabuye menshi y'agaciro muri Congo. Ibyo bikanatuma n'ubundi imyanzuro yose leta zunze ubumwe za Amerika igomba gufata cyangwa se ifata n'ubundi iza ibogamiye ku ruhande rwa Congo, kuko n'ubundi iramutse ifashe ibihano bikomeye cyane kuri Congo, n'ubundi Congo nayo yafata imyanzuro yo kuvuga ngo reka umunyamerika wese uri gucukura amabuye y'agaciro n'ubundi ntago tubashaka. Leta ya Congo yahita yirukana abanyamerika, ariko baravuga bati reka tuyihengamireho tubanze tuyisahure. Ariko n'ubundi ikibazo kizaba ari iki gihe nyuma y'uko leta zunze ubumwe za Amerika nta kintu izaba igikura muri Congo, imyanzuro izafatwa, kandi bamwe mu bayobozi bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yabaguhera ku mukuru w'igihugu no kumanuka bashaka kuzafatirwa ibihano bikomeye cyane, nshingiye ku bigaragara, nkashingira ku bikorwa buri munsi ndetse na raporo zigenda zigaragara buri munsi. Leta zunze ubumwe za Amerika hari ibyica ku ruhande kuko ifite ikikura muri Congo, ariko igihe kizaba kitakiboneka n'ubundi ibihano bizaboneka. Icyo mukitege, ndakibabwiye, nyibabwiye uyu munsi, bishobora kuzatwara imyaka